sinkiri cy'abantu bifuza komba ahubwo ndi Imana ishaka komba cyo yampinduje amaraso ye yampinduye izina amirindirisha yewe kweri kabisa hoya ntago ari ku munsi mukurikiyeho hariya hari kuri 24 saa 9 muri ayo masaha Yago musaza wanjye imfurasha turagara kweri angubita ibagita ngwikira nimba ari Darisoni nimba ari gusa ni furati ya danje ya yindi yumva ni rutemikirere ya danje ye baba we Yesu we umva nkubwire uriya Yago rero reka mbabwize ukuri Yago niwe muntu umva nukuri muzima reka kweri ski ya danje yamaye furati yamaye rutemikirere boyingi iyi ni iPhone kweri iyi ni ya Yago kweri iyi ni boyingi Yago nta kintu namunganya nacyo nta na kimwe munsi y'ijuru nta na kimwe kiruta Yago yakubise na nyogo y'icyo bita riti kuko ntazi icyongereza nakabivuze mu cyongereza n'abazungu bakumva urwo rurimi ndi kuvuga uri kumva gerageza mu cyongereza yatari ukuri kw'Imana n'umugabo uhamye Yago ntanakongeza gake ufite kurya mushimira nko mu cyongereza mu cyongereza baravuga ngo ya no mungu wanyu pio nikaswezi ngini Legacy TV nchini wako subscribe hanga kuri Legacy TV mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo n'ingerazo umujyi wa Kigali aba diaspora muri Norway bari muri Oceania Amerika Asia Afrika ese turashimira cyane kubesa Imana ikomeze baturebere icyoroshye uyu munsi ntangiye ndi guseka Wishimiye Noheli wishimiye Noheli wapi mwaka mushya muhire sha meze neza Yesu nahimbazwe umeze neza sana fresh twishimiye umwaka mushya twishimiye ko tumeze neza ibintu ni sawa ni salama bya danje nibyo ni Dior cameraman ko ayikurure iyi ni Dior ya danje ikanzu bana y'abageni natuma ngumugabo rero udufima kuri sebo unamba najyanishije yo iyi style yiteguye buriyo ngiye kwambara biterwa n'ahantu ngiye ariko nuko turacyari mu minsi mikuru turacyayenjoyinga umva kivuboye ya nkuko mubona kuri Legacy turi kumwe na Gihozo aka Smart Girlo the one and only inyogo ngo barakwiganya kanusha akayanyiganye ya burya rero icyo cyo ni Ikinyarwanda twese tuvuga Ikinyarwanda so nta kibazo nibyo ese ko mbona ufite isoni ni ibyishimo byo ko ndi kumwe nawe bana ko ufite isoni ni ibyishimo byinshi wankunze noneho agusetse sindatera ivi tuvanga no kuri cyanya byose ofo ikibazo nuko yagara amitana ahubwo sibyo bizanye ute kandi aguhitana ate ndamutse nditeye aguhitana ate se Yago ko ari musaza wanjye yanga bakwe yanga bakwe ahubwo tutwerera wijabya okay yo reka twitangirire uyu munsi turi ku wa mbere ukurikira Boxing Day uyu Noheli yakugendekeye ite Boxing Day hari impano wakiriye Boxing Day ni biki Boxing Day umunsi w'impano ukurikira Noheli ibyo ntabyo nzi kweri Noheli yagenze tese Noheli yagenze neza twasangiye n'abakene twari muri timu ya Gatarina twasangiye n'abakene ifiriti inyama byo kunywa ibintu byose abantu baraswanyagurika amapirawu ya danje n'inkoko ipirawu zikirya igiho bya danje arabadabonye ipirawu batazi no kwirya buri pirawu wirisha intoki kakamura amavuta bayashizemo imeze neza twasangiye n'abantu bose timu ya Gatarina twarasangiye twenjoyinga Noheli n'abandi baturage umunsi wakurikiyeho nabonye ibyakubayeho byari bitangaza
gute abanyabakira televiziyo yewe kweri kabisa hoya ntago ari ku munsi ukurikiyeho hariya hari kuri 24 saa 9 muri ayo masaha Yago musaza wanjye imfurasha turagara kweri angubita ibayita ngo ikira nimba ari Darisoni nimba ari iki gusa ni furati ya danje ya yindi yumva ni rutema ikirere ya danje ye baba we Yesu we umva nkubwire buriya Yago rero reka mbabwize ukuri Yago niwe muntu umva ni ukuri muzima reka kweri iski ya danje yamaye furati yamaye rutema ikirere boy ngiyi nisima ni iyi phone kweri iyi ni ya Yago kweri iyi ni boying Yago nta kintu namunganya nacyo nta na kimwe munsi y'ijuru nta na kimwe kiruta Yago hano munsi y'ijuru kweri Yago kweri nta cyakuruta kweri Smart Girlo ndabikubwiye ni ifura yanyoye amata nta mukushi ku mutima nta mutete mu nda kweri mfite umutima mwiza yakubise na nyogo y'icyo bita ritiko sinzi mbora kibonye ya danje no muntu mwiza Yago nta nukuri Yago ni umugabo hano mu magambo make nko minota nk'ibiri cyangwa se umunota umwe mbarumbwire nk'amagambo yo kumushima cyangwa se nk'ubutumwa wamuha Yago ukanamutakira n'abandi bantu badukurikira hanga kuri Legacy Yago reka mbabwire buriya Yago ni umuntu ukunda iterambere rya bagenzi be Yago ni umuntu ukunda gufasha ugira ukuri ikindi ni imfura afite inka ze afite ibye afite amafaranga ikindi asangira n'abakene ikindi akunda abantu bose reba ukunda ngurira televiziyo kweri muri iki gihugu n'abadiaspora nta wayiguza avuga ati Smart Girlo mushiki wanjye kweri ndemere ayo wallahi nuko nazi icyongereza nakabivuze mu cyongereza n'abazungu bakumva urwo rurimi ndi kuvuga uri kumva gerageza mu cyongereza yatari ukuri kw'Imana n'umugabo uhamye Yago ntanakongeza gace ufite kurya mushimira nko mu cyongereza mu cyongereza baravuga ngo merci beaucoup brother merci beaucoup Smart Girlo ndagushimiye cyane Yago uri umugabo uhamye urashoboye urifura gahongayire nawe yankubise ikintu bita matera ya danje dore va kagira nkari kweri uri kurya abandi bantu amakuvurori ya danje no kuri kw'Imana gahongayire nawe ni umuntu ufite ibye ari gahongayire cyane uririmba arankunda cyane ngo ni mama wanjye ni umuntu muzima ari gahongayire mwahuye mute we yakiza no mu ndirimbo ye yasohotse ejo bundi yasohotse ejo hoya ntago yitwa Rendez-vous warahabaye warahabaye we warahabaye igihe nari ngukeneye urukumva iyo ndirimbo nyirimo ni indirimbo nziza bagenda bayireba ifite ubutumwa kweri kandi gahongayire ni mama Yago hakaba na mama Smart Girlo kweri nibyo kweri ko turi babiri unambwira ibyishimo wagize bakoze ka televiziyo yadanje ngo bazana igisahani kiri mu kirere bazayiha igisahani yababa we igisahani cyo mu kirere ngo bazagishyiraho kibone hirya no hino ngo irya ndeba mu nda y'isi nzanye ndeba na Tarampa muri Amerika ni ukuri kw'Imana ngiye kujya ndeba imipira y'isi ndebe banandihiye itike ya Reyo izakina muri iyi minsi ngo ya VIP ngo nzajya kwicana n'abakire ndayikurihiye ni ukuri kw'Imana ni Yago ni kweri ufonera yose cyane twaje bamba mukara n'umwe ndumureyo ibi ngibi ni iby'iminsi mikuru uri umureyo ndumureyo pe amunda yanjye nahareyo niwe mukinnyi ukunda wa Rayon Sport muri iyi minsi oya bose ndabakunda kuko baratanga ibyishimo bose ku murongo n'abafana bose abandi APR yarabatsindira nubwo yabatsinda kweri ngewe ndabakunda bareyo ndumureyo n'umugabo wanjye azaba umureyo zaba ari umureyo kweri icyo nshaka kukubaza namaba uko azaba umureyo cyane narayikunze Yago aguhaye televiziyo ugeze mu rugo shene ya mbere warebye ni iyi ukavuga uti ikintu cya mbere urushaka kureba ntabwo barayisitara baraza kuyesitara uyu munsi bashyiraho ibisahane imigozi bayishyiraho ibintu mbese byose ngiye kugenda kuri za YouTube
ngo yuki YouTube n'uburutofu yego sibango niki YouTube za burutofu byose nzamireba burutofu kweli tubona imbavu zikageza kavuni katabizi nguri kwibana n'ukuri cyane rwose imbavu zagize oya none se umuntu ko aseka yishimye urumva ubabaye se ngo basirira nimba mvutishimye urashobora kurira abana yanjye uzongera ngo urire wayiturira oya ngewe rwose ndishimye okay Giho urabona hari ukuntu ubuzima buhinduka pe like wakubonye ugitangira akakubona ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze urabona ko ubuzima bwahindutse ye baba we sana sinyiri cy'abantu bifuza komba ahubwo ndikimana ishaka komba cyo yampinduje amaraso ye yampinduye izina amirindirisha Imana yampinduye izina imirindira izina rishya Smart Girlo haleluya amen haleluya amen shuro nyinshi ibihumbi n'ibihumbi n'amamiri teranye nawe usiga ubyuka ukarya ka breakfast ye baba we cyane umugore yankubise inzu y'ubuntu yo kubamo umumama mwiza usenga ufite nzira z'igisiyoni mu mutima nkubita inzu y'amakaro mfite dushe n'amatorete mu nzu mu marangi kweri bamanikiramo amatara yandi nyambona mu mahoteli yo mu birere ndacana bakabona mu marangi y'umweru mu makarosha ye baba we ntabwo umva reka mbabwire kweri bya Yesu ni ku murongo no ku mutima cyane simuheruka gusenga nka ryari buri munsi ndasenga ndi umwizera jewe kweri mbara umvugira agasenga ushimira Imana ko ibyo imaze kugukorera ubu ngubu haleluya Mana ndagushimye uri inkuru urakiranuka mu gihe utarashyiraho akadomo hakiriho virigire biracyashoboka kuwizera uri Imana ishoboye byose uri Imana imurikira bicaye mu mwijima ukabashyira mu rumuri rwawe ushimwe ku byo wakoreye Smart Girlo webarenyo webarire mu kamakatonda amen haleluya webarenyo mu kamakatonda webarire dara cyane byose urateranya bikemera aho iswaga wari ufite urimo gusenga hari umumama muri iyi minsi waje kugira ngo akwicaze bamwita mama wa pampa uri kumubona turanakinana rwose n'umwana mwiza ndanamukunda jewe ndamukunda buri wese uko akina neza yego mama wa pampa umuntu utengiye muri kumwe muri rusange so dukirana muri Gatarina ariko ntago tujya duhurira kuri set ariko akina neza mbona ni byiza yego so Smart kuri ubu ngubu like ubuzima ubayeho nakeka ko nubwo kwishima kuko waraje dususutsa muri showbiz umaze gukora byinshi byo kugeraho ni iki noneho wifuza kuvuga ngo nageraho nyuma ko we nawe wifuzaga ari ba Yago ba Bruce Melody bose mugahura ubu noneho icyo wumva wifuza kugeraho ni ikihe ariko ba Yago twakoranye nk'abanyamakuru sibyo gusa nabagireho umugisha Imana ibahe umugisha iyo mu ijuru ibagirire neza nari indirimbo ngiye gushyira hanze yanjye mfite umuproducer ugiye kubimfashamo yanjye Smart Girlo muri iyi minsi nashaka kujya kuyirekodinga kuko mfite umuproducer ugiye kumfasha mu bintu by'indirimbo kandi n'amafilime ndazikina ni ibintu byinshi byo kwishimirwa kandi nanjye ndashaka gukora filime yanjye muri bije ndashaka gukora filime yanjye hari umuntu tugiye kuzafatanya nkakora filime nanjye zanjye yego ariko n'izabandi nazikinamo yego muri izo filime se wumva uzakitingura nk'iki akise wumva cyangwa se akamaro wumva uzakora muri iyo filime nk'akaye kazagushimisha icyo gihe uzaba bikora filime rero ntabwo bavuga ngo akamaro nzakoramo ngo kazashimisha naka biterwa n'icyo ushaka kwigisha yego kuko buryo nimba uri umukinnyi wa filime role baguhaye urayagitinga sibyo kandi ukamera nk'uko wa muntu bashaka ko ameze baguhaye uko ameze ugomba kuva muri ukamera nkawe yego yego so ngo haye nk'iyo kwica umuntu wayishobora filime ni filime ntabwo umwishe ngo aveho ariko ngo hari ukuntu ngo mubikora mwagera hanze ugasanga abantu bari kubata Gihozo ni umwicanyi oya abo ngabo ntabwo baba bazi iby'amafilime ariko action ni action yego Giho muri minsi urukunda kuri iki jewe rero pe nkunda kunywa fanta ya citro
ibintu byo kurya byo ni ukuri ntabwo nkunda kurya. Nkumaze mu masengesho iminsi 8 kweri iminsi 8 utarya umubiri usuka ukure ni Imana ni y'amasengesho ariko se ko ibya Yesu ariko umuntu ngo mwakoroshye rero burya Yesu nabwiye Satani ngo umuntu ntagatungwa n'umugati gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana. Yego abajura ko warize theology oya ngo igihe kizaza ngo abana b'Imana bazigishwa mu mwuka wera, bazigishwa turigishwa rero ntiturabizera se. Yego kabisa hako nayo ndirimbira akaririmbo ariko ubundi wowe usengerahe yensengera abakatolika se ndirimbira indirimbo y'abakatolika uzina kuri indirimbo bavuga ngo yitwa mana yanjye ngo mana yanjye Nyagasani umwe kiriziya imwe ukwemera kumwe batisima imwe Imana imwe yonyine ni nayo mubyeyi. Bari mureke iby'amadini musenga Imana ni Imana imwe yonyine niyo mubyeyi. Nyagasani umwe ukwemera kumwe batisima imwe Imana imwe niyo mubyeyi. Amadini rwose ntakajya ateranya abantu musenga Imana. Na Yesu yavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye abasenga by'ukuri basenga data mu kuri no mu mwuka. Nuko bimeze byoka nkubariza utubazo dutatu akantu yibutse uransubiramo akantu umushitwe nawe yigeze agasubiramo ngo tuseke je no serie ariko se sharika mbabaza jewe siko ntize ntazi igifaransa ngo numva izo ndimi ari z'inyamahanga sinzishoboye urangati riri sinzishoboye. Okay ngabwira ntuza umuntu agize afite amenyo angahe sesha ibyo bya amenyo ubizanye turanarayo nakutse kugira ngo mbaze aho nsigaranye urebye nkanjye oya washobora kuba tunuzuye kuko ndabona akandi ko kabikabikisha byo by'amenyo ndio nibiki reka wasurana naze amenyo umuntu agira mukuru n'umwana yagira arabwiye ngo ni 100 yabwo yavuze make shakora 200 kweri Wanda kapita amenyo 200